ndetse n'abajia Mukarasisi Keza abaherekeje abageni barere nabo ndabona bahageze rwose babura bati mu byubahiro byacu turatambuka gitwari Imana y'umugisha mbere n'inyuma hari abajia rero nicyo bakundira cyo kuba mu itorero umumaro wo kuba mu itorero ry'Abadivantisite bose wa karindwi n'uyu nguyu Imana ibahe umugisha aho mubona ari byiza mufite umutima mutamena kandi mubona ari byiza cyane mukome mu mashyi abafotora mufotore mwisanzuye nta kibazo na kimwe kiri hano babwire ko ari itorero ry'Abadivantisite bose wa karindwi rya Yaounde ho mu mujyi wa Musanze kashyika mu byicaro uko abajia babikora ko baba babizi cyane uko banyuranamo kugira ngo murabibona umwe agashyikira uwo agomba gushyikira bati turakomeza tunambike impuzankano iriya ni furari iranga umuntu uba mu cyiciro cya GA bifite mpande eshatu iby'umwuka iby'ubwenge ndetse n'iby'umubiri nicyo bisobanuye burya harimo ibara ry'umuhondo rivuga umucyo harimo urudodo rw'umukara cyangwa se urudodo rw'umutuku ruzengurutse urw'umutuku ruvuga amaraso y'igiciro cyinshi Yesu yatumereye i Karuvali ku musaraba uru rw'umukara nabwo ruvuga yuko turi mu isi y'umwijima ariko tugomba kwera tugomba gukiranuka uko byamera kose Imana ihabwa icyubahiro nibasoza kubambika furari ndabasaba kugira ngo muze kubaha amashyi kandi muyabahe mwishimye munejejwe n'igikorwa cyiza barimo bakorera ku bageni bacu ibi rero ni ibintu bitoreza mu rugaga rw'urubyiruko rw'Abadivantisite bose wa karindwi ndararikira abantu batari Abadivantisite bose wa karindwi kugira ngo bahinduke nabo Abadivantisite bose wa karindwi nabo ibyiza nk'ibi ngibi bizabakorerwe abantu batari Abadivantisite bose wa karindwi uyu munsi mube Abadivantisite bose wa karindwi kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi bizabakorerwe hano ni ku itorero ry'Abadivantisite bose wa karindwi rya Yaounde mu mujyi wa Musanze nyamuneka bagisoza bagikuraho akaboko amashyi menshi cyane ku bajia bacu amashyi menshi cyane aha Imana ibahe umugisha Cyiza n'abati ndabakura isari yuti kabisa tubibutse ko Cyiza nawe ari umujia muri iyi minsi akaba abarizwa mu itorero ry'Abadivantisite bose wa karindwi rya Masaka intara y'ivugabutumwa ya Rusororo hano mu mujyi wa Kigali ubu rero sasa ibirori bigiye kwinikiza muraje mubibone kandi murebe ibirori bifite imbaraga nyinshi cyane biryoheye ijisho biryoheye amatwi kandi biri buze kuryohera ubwonko abafotoza telefone mwisanzure nta mpamvu yo kunama nushaka guhagarara ntacyo bitwaye aba ni abageni bacu kugira ngo urumva umuziki none abishobora uze kunyeganyeza umutwe ntacyo bitwaye kuko nababwiye ko bari buze kugenda mbina abajia baje n'abakomera barimo baraganira bagira gisirikare batangiye nubona ari byiza urakoma mu mashyi ubwo nanjye ndazamura imbaraga kandi uko bazamuka ngenda nzamukana nabo ndakubwiye ibi bintu nabishobora nanjye ndabivuga ariko kubikora ndabona
abantu batari kumwenyura sinzi impamvu mutamwenyura. Aba ni abajiya bakuru kandi abo dukunda kwita aba master guide cyangwa se aba chef guide. Aha, dore uwo mukobwa se. Amashyi ku bajiya. Uri umubyeyi muzane umwana wa mu cyiciro cya jiya ubuhamya cyane. Urubyiruko rw'itorero ry'Abadivantisite munsi wa karindwi, wowe ukurikirane gusa, wowe ukurikirane gusa, aho unezerwa ukome mu mashyi ntacyo bitwaye. Za ngofero z'umutuku harimo byiza cyane, barongeye barazambaye, bari barimo babaha icyubahiro nk'abantu batashye ubukwe. Imana ibaha umugisha, bavuga bati bantu mwadutaye ubukwe namwe turabubaha kandi turabakunda cyane. Amashyi menshi buriya baba babasuhuje, nubona bakuye isariyoti ujye umenya ko bagusuhuje kandi bakwishimiye cyane. Izi ngofero z'umutuku bambaye zikaba zisobanuye amaraso y'igiciro cyinshi yose yatumeneye ku musaraba, avuga ati abantu biremeye bacungurwe kandi bazahabwa ubugingo buhoraho. Muri joro tuzambara tubifuriza kuzajya mu ijuru no guhabwa ubugingo buhoraho, ukazaba mu isi itarimo ikibazo na kimwe ubwo Yesu Kristo azaba agarutse. Iki ni igikundi special, iki ni igikundi special, niyo mpamvu dukora ibintu biri special, ibintu byiza bitandukanye. Barakwereka ko ari abayobozi kandi ba nyabo, tunababwire ko buriya abantu bakorerwa aka karasisi aba ari abantu b'umwihariko cyane mu cyiciro cya jiya. Bivuze ngo Cyiza Ernest ni umuntu w'umwihariko cyane mu cyiciro cya jiya. Amaye data, uza gukoma mu mashyi ubona ari byiza, uza gukoma mu mashyi ubona ari byiza. Byiza cyane, abajiya rwose yewe namaze gukura ingofero. Dore ukuntu umujiya aba yireze, dore ukuntu umujiya aba yireze. Ubaye udakora siporo ukaba uri umuturage usanzwe ukirenga gutya, ndakubwiza ukora umugongo wawe tuhasigara sinzi aho bakungira. Amashyi menshi ku bajiya, reka turebe. Uyu we gukora utuntu amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane, avuga ati ya Cyiza Ernest, nawe mugeni wacu tuguhaye icyubahiro tukugomba. Umujiya wese afite umwihariko we. Mwabonye ibyo uriya mukobwa yakoze, muri kubona ibyo aba basore nabo bari gukora. Urakata neza, kata bindi, ongera, funga. Icyubahiro cyinshi, amashyi menshi ku bajiya, amashyi menshi ku bajiya. Mwabonye yuko buri mujiya wese yagiye atanga icyubahiro ku bageni bacu. Imana iha umugeni umugisha aba bajiya. Uyu we rwose uko atambuka sinzi uko bimeze, ariko reka turebe ibyo ari byo. Amaye data, amashyi menshi nawe bari umugisha cyane. Baraje bavuga bati reka noneho twanzike sasa. Baranzitse mumbabarire muze kumva icyongereza kamanda wabo arimo avuga mu gatuzo. Isariyuti ku bageni, abageni mugomba kwishima kandi n'abageni iyo mutanze icyubahiro mukoma mu mashyi ntacyo baba bitwaye. Abageni b'abajiya turabakoresha twebwe ntabwo. Ahasigaye ni ukureba.